even lesbienne agukorera ibintu umuhungu yagukorera. Umuhungu yagukorera? Yeah. Za kugukisinga rwose ngo ubone ari ibintu bisanzwe. Ni ibihe bimenyetso yakora ugahita uvuga ariko ibintu bishobora kuba ari byo? Ukibona ibyo bimenyetso? Atangiye kunkorakora ibintu nyine ubona bidasanzwe. Icyo gihe tayari tuvuga niwe pe. Bikunze kubaho cyane ko umuntu avuka mu muryango ariko nawe ntamenye ababyeyi be. Biramutse bibaye ko ndyamana n'umuntu akantera inda nkasanga ni papa wanjye wambyaye mu nda, ntago nabivuga ko ari we wanteye inda. Uwo mwana namubyara ariko ntago nabivuga, nazajya mvuga ko papa we yapfuye. Hello people, nizere ko muba mumeze neza cyane. Nubwo muba mudukurikirana umunsi ku munsi n'iby'agaciro cyane, turanabashimiye ko muba mwahisemo Yawe TV. Iby'agaciro ko mubana natwe umunsi ku munsi. Nitwa Patrick Magarutse kugira ngo twongere twiganirire, kandi mba nkwibutsa ko niba utarakora subscribe urabikora kugira ngo n'ubutaha tujye twibanira 5 kuri 5 umunsi ku munsi nta kiganiro na kimwe kigucitse. Nko kwibutsa ko tuba turi kumwe na website yacu yawetv.com, iyi ngiyi gufasha kumenya amakuru, ukamenya isi yerekeza ikintu cya mbere n'amakuru. Mwongera nko kwibutsa ko tuba turi kumwe kandi na Body Max Fitness, abangaba bagufasha kumera neza cyane, umubiri wawe ukawukora ukaba physical fit, ugacukubiri na za rubagimande. Bafite serivisi zigiye zitandukanye zirimo gym nziza cyane, bafite abatoza bagufasha gukora umubiri bijyanye nuko akabikoze, dufite sauna, massage, dufite swimming pool nziza cyane. Dore mu Giporoso usa n'werekeza i Kanombe ukinjira muri Hilltop kata ibumoso bwawe. Ushobora kandi kuduhamagara kuri 0788358041, hanyuma tukaguha izo serivisi mbabwiye haruguru. Nizere rero ko mumeze neza cyane, nawe utameze neza Imana ibizi impamvu mukomeze kunogerwa n'ibyo murimo mukora hirya no hino ku isi aho muba muri mudukurikiranye kuri Yawe TV. Nkuko murimo kubibona kuri screen zanyu, turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane tugiye kuba tuganira. Nyibivuga isase karavuga ati koko nibyo bibabwira. Umeze neza se? Ya, meze neza cyane. Gakeye? Mu rugo ni amahoro? Cyane turamahoro, turashima Imana. Ko tuje cyane se? Oya. Ntago nuze cyane, sinzi ko uri kubibona ariko umuntu yishimye. Uzi ikipe yambara gutyo wambaye? Ya, ndayizi. Urayifana? Ya. Byatari. Wambaye neza n'agashakoshi keza, dukweto tuzamuyemo kono. Ni sawa kabisa. Ubu wagendeye ku cyitamo kwambara gutyo se? Ntago nigize bipangaho cyane. Byagutunguye? Ya, nabyutse ndavuga wayi ntakambara gutya. Ko nyine ndabikunda, nkunda kwambara gutya cyane, ndabikunda. Nari nateguye indi myenda ariko iyi ngiyi niyo yasinzamo. Niyo yahise kuzamo? Okay, fresh kabisa. Ubwo ngubwo ntabwo wabiteguye neza cyane? Ubwo wabiteguye se waba usute noneho? Ubundi sinzi ko hari umukobwa utegura imyenda. Bigenda bite se? Hari igihe urara wayiteguye, ufite nka gahunda mu gitondo, wabyuka byibura umwenda nk'uwa 10 niyo wambara. Uhindura azi ko ariyo mpamvu umutinda wa? Niyo mpamvu uhindura ukajya muri miroir ukabona na wapi ntabwo uberewe byata, ugatongera ugahindura. Wowe uwo ngo wambaye ku nshuro kangahe se? Ni ya 3. Zikamuvunika. Twavuganye saa 4 se none. Zikamuvunika. Biragoye. Twe ntabwo tujya tubipanga tu. Umuntu atashyiramo ibyo ahuye nabyo, namwe yaga wagashyiramo ari nko kongera agahindura. Mwe biraborohera cyane. Wallahi. Niyo mpamvu tuba tudasa neza. Oya? Musa neza cyane. Umeze neza ariko? Ya, tuguhaye ikaze kuri Yawe TV. Ya, murakoze cyane. Okay, ariko ugerageza nyine ibintu byo gutuza cyane bigabanye kabisa. Amazina? Amazina nitwa Cyuzuzo Gladius. Gladius? Ya. Iyo zina naryo ryakotoza umuntu. Gladius. Ni ikigereki se? Ni ikilatini? Ni igiki? Ya, ni ikilatini. Ni ikilatini? Bisobanura? Ndabizi koko. Kweki umubyeyi utamubajije? Nyine uri kubona iri zina yego ntago ari iryanjye kundangamuntu. Okay, kundangamuntu ntago ari ryo kundangamuntu. Ni umunyeshuri twiganaga
yararifite nyine ndarikunda iyo bishoboka kundangamuntu nuko nari narayifashe nayo kurishyira ariko kuri social media nkoresha niryo nkoresha Grandiose ndarikunda urarikunda ariko si iryanjye si iryawe nararyitije si wowe wa mbere witije ibintu byose ni ibirenze Grandiose kabisa ni fresh kabisa ntabwo abantu uburyo uri babwira ukumva rirabacanze kenshi rirabacanga ariko rirabacanga nyine bakibaza se warikuye he kubera ukuntu ndikunda rero niryo nkunda kwita cyane niryo ukunda kwita cyane Cyuzuzo ujya uteganya gukura ukazashaka umugabo ndatekereza ko umuntu wese arakunguka wabipanga ntagihendutse ujya ubitekereza wumva uzashaka nk'umugabo nko ku myaka ingana ndumva mbura nk'imyaka 5 urabura nk'itanu ubu ngubu ufite ingahe ufite 21 urabura 5 ugahita ushaka umugabo uramutse ubana n'umugabo ukabura amafaranga wari wayabuze ukayamusangana byitwa iki byaterwa nuko tubanyeho abaye ari we wayampaye tubanyeho neza yambwira ati ikintu yahahishe akongera akayisubiza nkayamusangana nshobora kumva ko ari imikino bimwe by'abakunzi ariko tubaye tutabanyeho neza ari njye wayihigiye ku giti cyanjye nkaza kuyabura nayabajije nayatatse akanga kumbwira ko ari we uyafite nkayamusangana nabyita ko ari ubujura ubyita ko ari ubujura mbese umuntu mubana yakwiba cyane none se bwo akwihorera ari kugukinisha nyine niyo mpamvu navuze byaterwa nuko mubanye nuko njye nawe twaba tubanye byaterwa nuko mubanye fresh kabisa none se iyo bavuze ikintu cyo kuboneza urubyaro ujya cyumva yego ndacyumva kuboneza urubyaro bireba nde hagati y'umugabo n'umugore ni twese umugabo yaboneza urubyaro yego gute se uko uri kumva ukuntu yaboneza urubyaro hagati y'umugore n'umugabo iyo hagiye kubaho igikorwa bashaka gukoresha kondomu niko kuboneza k'urubyaro k'umugabo ariko ku mugore ugenda kwa muganga bakaguha agapira bajya bambara ibinini inshinge ndetse uretse kondomu nta bundi buryo umugabo yakoresha ngo aboneze urubyaro birashoboka wenda kwa muganga ko babikora ariko ntabwo bizi ntabwo njye mbizi umugabo nawe baramukona shuwa ntabyo narinzi umugabo nawe ako se wumva biba bikwiyeho cyangwa ubundi umugore niwe ukwiba bakwiye kugenda bagashyira amatwi agapira nta mpamvu yo gukona umugabo oya bite none se hari abagore ariko banatubyariramo njya mbyumva babivuga ko yambara ako gapira cyangwa anywa ibyo binini ntabwo bikunze kubaho kenshi ariko bijya bibaho ndetse ubwo kuboneza urubyaro birashoboka niba n'undi ushobora kubikora n'undi bikangira urubyaro ubwo rero kutabyara ni amahirwe ariko amahirwe wagezemo ubushake nyine wagezemo uruhare wowe uramutse ubana n'umugabo wamugira inama yo kujya umugabo ukaba ari we babonereza oya ni njyewe ni we wajyayo kubera ko umugabo watajyayo n'undi ko hari uburinganire ni uburinganire ariko njyewe ku ruhande rwanjye numva ari njyewe ari wowe wajyayo yego ko nibwo byambera byiza kuruta uko umugabo yajyayo kuko ntabwo nzi ngo umugabo aboneza gute urubyaro umugabo batakoresheje iyo sisiteme baramukona byaba ari tanze ni igice cyaba cyangiritse bamukona hari serivisi utabona sinzi ariko umugabo burase byamugwa neza bimugwa neza cyane kabisa oya nabikora ngewe umugore wowe ntabwo wabikora gusa uburinganire bubaho bubaho kandi no kwitanga bibaho umugabo uzi ko utareka ngo yitange oya yakitanga mu bindi ariko ibyo sinabyemera ibyo ntabwo wabyemera uburinganire se ubuvuga iki uburinganire ni ikintu cyiza bubaho se niba bakivuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo ubwo uburinganire bubaho yego bubaho umugabo aba ari umugabo mu rugo urumva hari agaciro umugore atarabona wowe ubyumva gute
oya kuba ari umugabo ni umugabo mu rugo kandi agomba no kuba umukuru w'umuryango ariko buriya icyo nita uburinganire ni uko bibaye ngombwa ko njye ndwara umugabo wanjye ashobora gukora imirimo nakoraga ariko ntibimuvaneho kuba yakitwa umugabo ngo wowe uburinganire ubusobanura nko gukora imirimo wakoraga gusa ni ugufashanya uburinganire ni ugufashanya nta kuvuga ngo ibi ni iby'umugabo ibi ni iby'umugore ariko hari inshingano z'umugore zitahinduka nk'izi konsa konsa kubyara ikimwe nk'uko ari ibyo wenda umugabo yakora umugore atabasha gukora nk'ibihe se nk'ibihe ni ibihe umugabo yakora umugore atakora ntabwo mbizi ariko bishobora kuba bihari ubwo nyine niba utabizi nta bihari ariko uburinganire bibaho ntabwo bwaba ari 100% ariko bubaho kuba atari 100% rero ntabwo bwuzuye nyine ako gake niko ntacyo gatwaye ariko ubuze ikintu umugabo yakora umugore atakora ni nk'ikihe urakibuze ndumva ntari kugikurura hafi aha mbese umugore yatera inda oya ntabwo yayitera uburinganire si ubwo bubaho ariko butuzuye ntibwuzuye kuko nyine urumva ko bose harimo change y'ibintu nyine umwe akora undi atabasha gukorera undi ariko bubaho ndetse bavuze ngo ihohoterwa iyo bavuze ihohoterwa akenshi bumvikana bavuga ngo ni umugore ahohotewe abagabo bo ntibajya bahohoterwa impamvu akenshi bibanda ku mugore buriya akenshi abagore turi abanyantege nke impamvu none se hahohotewe cyane abagore ni ukubera iki nyine wabona kandi abagabo nabo barahohoterwa wasanga ibintu bahohoterwamo biba bitarenze abagore se ni nk'ibihe muhohoterwa biba birenze gufatwa ku ngufu gukubitwa kwimwa agaciro ni byinshi ndetse ntabwo umugabo ashobora gufatwa ku ngufu shuwa kabisa ntabwo biba ntabwo numva ibyo bintu bitabaho ntabwo ibyo biba ntabwo se umugabo akubitwa ntabwo umugabo akubitwa azi ko hari abagore bakubita abagabo njya numva bavuga ngo baba barabahaye ngo cishwa cishwa hasi ngo ni ukuvuga nabyumvanye umuntu cishwa niba babagira umugabo wakubiswe aba yarawe cishwa wapfa umugore wanakurusha imbaraga akagukubita abagabo bafatwa ku ngufu nabo kabisa oya icyo kirego sindanacyumva none se kuvuze ngo ababa barusha imbaraga iyo bavuze ngo umuntu wafashe ku ngufu wumva biba byagenze bite wowe ku mugore umugore ubana n'umugabo mu nzu akenshi hari igihe umugabo aza yasinze umugore yumva atameze neza kandi buriya atameze neza mu buhe buryo atanishimye kwa kundi umuntu wenda abona ko umugabo waje ameze yasinze bagatongana urukumva icyo gihe nyine nta byishimo aba afite kandi buriya kugira ngo igikorwa kibe hagati yabo igikorwa kibe gukora sex kugira ngo bibe hagati yabo ni uko bombi baba bishimye icyo gihe rero umugore yatishimye umugabo akamushyiraho force niko gufata ku ngufu ibyo nibyo bita gufata ku ngufu ku mugore n'umugabo igihe bagiye gukora imibonano mpuzabitsina umugabo atabishaka umugabo akamuforosa ubwo umugabo akabizanamo imbaraga rero se ntabwo byabaho ko umugore nawe yazana imbaraga ku umugabo nawe yavuye ku kazi yinaniriwe umugore akamufosinga ko babikora ntabwo mbizi neza ko ntarubaka urugo ese ibyo ngibyo byo tubwiye warubatse ngenda mbyumva ibyo ngibyo ntaho wabyumvishe oya ibyo ntabwo ndabyumva ntabwo urabyumva
abagabo bana nabo bafatwa ku ngufu. Ndetse icyo gikorwa niba kibaye umugore atishimye bakajya gukora imibonano mpuzabitsina umugore atishimye, ni izihe ngaruka zishobora kubamo? Nibyo bita gufata ku ngufu. Hari abantu bumva ko gufata ku ngufu ari ugushyiraho imbaraga, wenda umuntu mugakora imibonano mpuzabitsina ariko washyizemo imbaraga. Ya n'ubundi urumva icyo gihe nyine aba yamufarushije, aba yashyizemo imbaraga, kuko ntabwo umugore nyine aba yishimye, aba yashyizemo imbaraga. Ko ari abantu bavuga ati umugore wamufata ku ngufu gute atabishatse ko bya bintu bitaba. Ntabwo ujya wumva iki kirego muri RIB se? Bibaho cyane. Umugore ariko bashaka no kukubeshya muri RIB se. Nawe nushaka ntuzabikore. Gubata umuntu ku ngufu byumvikaneho. Gubata umuntu ku ngufu muwa. Igihe ukoze ibintu mutabyumvikanye umuntu wamufashe ku ngufu. Yego. Nese ubwo ariko nekereza ko wenda ibyo se biterwa no kumugabo aje yasinze gusa. Oya, hari n'igihe baba batabanyeho neza. Batabanyeho neza. Habaho intonganya, nta bwumvikane. Nibwo icyo gihe byitwa gufatwa ku ngufu. Yego. Nese nk'abari abana bato bajya mu mago bafashwe ku ngufu. Abana bato rwose ni ku ngufu na cyane wowe. Na cyane wowe. None se ubwo niba uri umuhungu w'imyaka 25 ukaba wafata umwana w'imyaka 12, ubwo urumva utamufashe ku ngufu, kuko umwana niyo wamuha bombo cyangwa wamukorera icyo ashaka yakemera, kuko ntabwo aba azi ibyo ari byo. Ntabwo aba azi ibyo ari byo. Ubu nawe bagufata ku ngufu? Oya, ngenze ubwenge. Uzi ubwenge? Mbese wa mugore we nta bwenge aba azi? Okay. Nanjye birashoboka ko bamfata. Nshobora nko kujya gusura umuhungu, ngiye kumusura nta bintu birenze, turi nk'abashuti bisanzwe, akaba yashaka ko njye nawe turyamana kandi njye atari byo nshaka, akamforsa, icyo gihe abamfashe ku ngufu. Icyo gihe bagufashe ku ngufu ntabwo wabyanga se? Nyine ndabyanga. Urumva umuhungu aba arusha intege umukobwa, hari igihe aba andusha intege nkabyanga, bikaba ko andusha intege nyine bikaba ko kakurusha intege akagufata ku ngufu. Mbese ubwo yabikora mu we uryamana ko yatebya bintu kugira ngo bigereho rwose umukobwa atabishatse n'ibyaha? Bibaho cyane. Ega wowe umugira intege. Ese mwebwe kubera iki nyine mwumvishemo ko nta ntege mugira? Tuba tuzifite ariko nkeya. Ariko nkeya. Yego. None bakabafatira mu ntege nkeya zanyu. Mbese ibyo bintu iyo bibaye wowe bikugiraho izihe ngaruka wowe? Nkanjye bishobora. Icyo gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kibaye hari uruhande rumwe rutabyishimiye, ingaruka zibizi? Akenshi byangiza mu mutwe. Byangiza mu mutwe. Cyangwa bikaba byanakwangiza indani. Bikakwangiza indani bigatuma nta wundi muntu. Ubwo indani no kuvuga imbere mu mubiri w'umuntu, bigatuma nta wundi muntu wumva mwazongera kuryamana. Ukaba wabizinuka ko yakufashwe ku ngufu. Hari nyine akenshi n'igihe usanga n'umuntu wenda byamubayeho yanafashwe ku ngufu, ariko ukumva nyine kubivuga birasebetse. Kuki kubivuga se bisebetse? Akenshi ntabwo abantu babyumva. Buriya akenshi ntabwo babasha gukurura ububabare bw'umuntu, aho kugira bamwumve. Abenshi nyine bamufata ukundi kuntu akibaza wayi. Urugero nkanjye nicaye nkavuga runaka yamfashe ku ngufu, nkavuga ati nagiye gusura umuhungu amfata ku ngufu, bahita banjajinga akavuga kuki yagiyeyo, yagiye abishaka. Ntabwo waba uri kumwe uri umuhungu n'umukobwa ngo ntihagire ikintu kiba. Buriya akenshi ikintu kitabaye ku muntu ntabwo acyumva neza uburibwe bwacyo. Ariko nyine niyo mpamvu ituma nyine abantu batinya no kubivuga, yumva abantu baraza kunseka. Abantu bari bunjajinge bamfata uko ntari, niyo mpamvu akenshi abantu benshi batabivuga. Nkawe bikubayeho wabivuga wowe? Nabivuga. Cyane wakicekera akavuga ati byabaye byarangiye reka nceceke n'ubundi abantu batanu. Uzi njyewe nabivuga nabanza kujya kuri RIB. Oya mbere najya kwa muganga. Najya kwa muganga akanza akanyitaho, then nkajya kuri RIB. Ukajya kuri RIB. Ibimenyetso se ubwo ufite biba ari bihe?
kwa muganga iyo umuntu biriya bintu yabikoze n'ubundi iyo bagupimye basanga n'ubundi warabikoze na kera nubwo uwo munsi bitaba byabaye. Oya, berekana amasaha kuri ribu barabyerekana ko kwa muganga barabyerekana. Niyo mpamvu akenshi umuntu afashwe ku ngufu abanza kumujyana kwa muganga, niho ibimenyetso rero babikora. Ariko habaho no kubeshyira kubera nyine ibyo bintu abantu bashobora kubyuriraho umuntu akaba yakubeshyira nyamara atari nabyo. Birashoboka ko umuntu yakubeshyira bitewe n'icyo agushakaho cyane icyo mupfa. Zimwe nko mu mpamvu zishobora gutuma nkawe ubeshyira umuntu ukagufasha ku ngufu n'izi ndamutse ntwite nk'inda y'umuntu ntashaka udashaka kandi hari undi nshaka. Yego, nshaka kugenda nkavuga ariko ndumva ntabivuga uko yamfashe ku ngufu. ntabwo bitarabaye ntabwo wabivuga. Ntabwo byaba, ntabwo nabivuga kuko nanone byansaba ibimenyetso. Byagusaba ibimenyetso bigatuma intego nshaka ntayigeraho. Ibimenyetso si ubwo wateguye icyo kintu wabibura. Wabibura ntabwo ushobora kujya gusura umukobwa nawe akagufata ku ngufu binyuze muri ubwo buryo tubwiye. Umukobwa umulesbiyene ariko uri umuhungu cyangwa umukobwa mugenzi wawe? Uri umuhungu. Sindabyumva. Ntabwo urabyumva? Umulesbiyene ariko byo byabaho? Naho sindabyumva. Ntabwo urabyumva? Nk'ukajya gusura umukobwa utabizi ko ari umulesbiyene ukabona atangiye kukwataka wabigenza gute? Ntatokesha, nasohoka ubundi niruka. Nasohoka wiruka. Hari n'ukuntu nyine ibyanyu nabyo butabimenya ukumva umukobwa ari tundi sheri ukabona murimo murasomana ahubwo nyango mwese muri abalesbiyene. Icyo gihe mwese muba muhuje umwuga nyine, ariko akenshi urabizi ko abakobwa mubigira gusomana sheri shushu mubyita na hagati yanyu. Ni ugusomana ku itama ariko pe. Ku itama? Ku itama. Ntabwo ku munwa se mujya mubikora? Ntabwo bibaho. Uvugishwe? Kereka ari mama wanjye cyangwa shangazi. Nta mukobwa urasoma ku munwa? Oya, nawe na paragisida ntibirambaho. Uvugishwe? Mbese uwo muntu ubonye abishaka wahita umenya ko ari umulesbiyene cyane. Uvugishwe? Ugiye gusura umukobwa bikabaho wabigenza gute? Icyo ntibyaba kuko mbonye bigiye kuba nabikumira bitaraba. Nyine ashobora kubikora ukagira ngo ni ibisanzwe. Oya, hari ibintu biba bidasanzwe. Ntabwo umuntu aza kugukisinga rwose ngo ubone ari ibintu bisanzwe. Ni ibihe bimenyetso yakora ugahita uvuta ariko ibintu bishobora kuba ari byo? Ukibona ibyo bimenyetso atangiye kunkorakora ibintu nyine ubona bidasanzwe, icyo gihe tayari tuvuga tuyu niwe pe. Wahabutse agufashe ku ngufu? Ntabwo yamfata usa yandusha imbaraga. Ndumva umukobwa mugenzi wanjye atandusha imbaraga. Kubera iki se? Ikaka kumusuzugura rero. Ntabwo yandusha imbaraga. Ese kuki nyine abakobwa biyumvamo intege nkeya? Sinzi. Ngenzi yumvamo intege nkeya. Ariko umukobwa mugenzi wawe ntabwo yagufata ku ngufu? Wapi. Mbese wigeze wenda uhura n'abalesbiyene cyangwa abo wabuze? Mbabona ku masosho media ariko nta nshuti yanjye y'umulesbiyene nzi. Nta n'umuntu urakubwira story zabo? Nawe urabizimbwira. Mbese ubwo nyine ibimenyetso wamenya gute kandi utaramenya amakuru yabo? Even umulesbiyene agukorera ibintu umuhungu yagukorera. Umuhungu yagukorera? Ubwo bimwe muri ibyo se wari nyine nakunkorakora. Urumva umushuti wawe ni ukuza wenda akaguhobera, niba ugiye kumusura mukicara mukaganira. Noneho undi mushobora kuba muri kuganira ukabona atangiye kwikoreshwaho, ukabona ni ibintu bidasanzwe. Icyo gihe ushobora kuvuga ati ni umulesbiyene. Ariko ujya usura abakobwa bagenzi bawe? Ndabasura. Urabasura? Ukibona icyo kimenyetso wahava gute se? Wamusezera gute? Kugira ngo ntabwo wenda abantu banganya intege, wamunganira kugira atamfata ku ngufu, nshobora kumubwira ndaje ngiye hanze. Ugahita ukizwa n'amaguru? Agategerezaga yewe? Mbese umbwiye tugiye hanze ukabona wapashyizemo imbaraga ukabona urugi rufunze? Ntabwo byaba, ntabwo yamfata pe. Ntabwo byaba.
Okay, uramutse ukuze utazi papa wawe ukazakundana n'umusore cyangwa se n'umugabo, bijya bibaho ko wenda umukobwa muto ashobora gukundana n'umugabo mukuru? Yego. Ariko se ubundi biba bisa bite wenda tutaragira kuri iyo ngingo? Iyo ubonye wenda nk'umukobwa w'imyaka nk'iyawe nka 21 jya kunanye n'umugabo w'imyaka nka 50, biba bisa bite? Yamba mbona bitagaragara neza. Bitagaragara neza. Kandi bavuga ngo urukundo ni impumyi, kuki ubona bitagaragara neza kandi urukundo ngo rujyaho rushatse? Urukundo ni impumyi. Ariko ndumva ntabwo urukundo rwagushuka gukunda umuntu w'imyaka 50. Nk'umusaza. Ntabwo byawe kubaho. Ntabwo bishoboka. Even ushaka kumukunda bitewe n'icyo afite. Ibyo ushaka kugenda uvuga ati afite amafaranga yanyitaho. Ugakurikirana amafaranga? Wenda wamara gukurikirana amafaranga bitewe wenda n'abahungu mwahuye bakakubabaza. Yego. We ukabona nyine akwitayeho nibwo ushaka kumukunda. Ariko icyo gihe mbere yaho uba waramukunze ukurikiye icyo afite. Ukurikiye icyo afite? Nyuma yaho nibwo wenda ushaka kumwiyumvamo nibwo twabyita impumyi. Wowe ntabwo wakundana n'umusaza ukuruta rero? Neda. Ntabwo biba. Ntabwo byakubaho? Wapi. Ayo mafaranga se ntabwo yakurikirana nyine ngo mukundane? Ayo mafaranga? Oya. Umusaza ntabwo mwakundana? Wapi. Iyo ubonye umuntu ukundana n'umusaza ubifata gute? Uwo muntu umufata utewe? Ntabwo ubona ko ari urukundo, tubona ko ari amafaranga? Yego. Aho ngaho ubibona nabi. None se umuntu noneho w'umukecuru wenda he naho byanabaye, umuntu ufite umukecuru w'imyaka nka 50 nawe wakundanye n'umusore w'imyaka nka 21, byo hari icyo babitwara cyangwa icyo biyaho bigitwaye ne ku mugabo gusa? Kiba gihari. Kiba gihari cyane ku muhungu. Urumva nyine icyo gihe nanone ntago nkawe Patrick ntago wakunda umukecuru uhinga mu cyaro. Ntago birashoboka se? Ntago byashoboka. Ariko rujyaho rushase. Iyo ngingo ntago ugiyemera ariko. Nyine nakubwiye birashoboka. Ariko bishoboka iyo wabanje kurugerageza bitewe n'icyo umushaka. Yego. Iyo ngingo rutubwiye ntago nakunda n'umukecuru wo mu cyaro kuberekeza. Ntago bishoboka. Ariko umukecuru ungana nk'uwo mu cyaro ariko ufite amafaranga we wamukunda. Nubwo rero bivuze ko nawe wa musaza ufite amafaranga ushobora kumukunda? Oya. Ngiye ku giti cyanjye ntago namukunda. Nanjye nuko. Ariko hari abo bishobokera, ariko usibye ko wenda tuba twabatekerereje, ariko ngiye niko mbyumva. Wowe niko byumva. N'ubundi turimo tuganira ku ruhande rwawe, umuntu nawe uko abyumva bitubwira muri comment, akatubwira nawe uko abyumva. Nawe turimo tuganira kugira ngo nawe utubwire uko ubyumva. Niko ibintu bimeze. Noneho in case bibaye ugakundana n'umugabo w'imyaka nka 45 cyangwa se 50 akatubare gutyo birabaye, mukundanye utabizi, wakuze utazi papa wawe, hanyuma bikarangira mukundanye mukanabyarana akagutera inda nurayibyara, wenda igeze nk'umeze nkangahe nkarindwi wenda n'urugero, ukamenya ko wundi wagutenda ari papa wawe, wabigenza gute? Oh my gosh. Urabya? In case bibaye. Kankubwire. Buriya ko byaba ari danje. Bibaye wabigenza gute? Bibaye umwana namubyara. Namubyara. Gusa nta muntu wabimenya. Nta muntu wabimenya? Nta muntu wamenya ko ufite umwana, wahisha ko ufite umwana? Oya, nta muntu wamenya ko umwana ari uwa dadi wanjye. Ari uwa dadi wawe? Dadi wawe se wabimubwira? Umutanze kumenya amakuru yuko ari papa wawe? Nabimubwira. Kamwita papa wawe ne? Nabimubwira. Nabimubwira, gusa nabimubwira nawe narabyaye. None se mu Kinyarwanda nyine iyo umuntu yateye inda hari ibyo bita gukura kuzura bize? Ntabwo bize. Ni ukuvuga umuntu wateye inda aryamana n'undi n'uwo bagize bati n'uwo yayiteye. Icyo gikorwa cyo ubimenye cyakumenyera kuba se? Oya, ntabwo cyakongera. Mbese ubwo papa wawe mubwira mu buhe buryo? Maze kubyara. Kuko ntabwo mubwira utarabyara? Yego, kuko ashobora kuba yankomveka kugira ngo inda tuyikuremo, akambwira uburyo abantu babifatamo baramutse babimenye, uburyo umwana yaza afite ikibazo ko akenshi bikunda kubaho.
bigatuma mukuramo. Nyine papa wawe wamwicaza gute, wabihera hehe umubwira uti papa waneye inda, ntanabimenye kuri papa? Dushobora guhurira ahantu twasohokanye nyine nk'ibisanzwe nk'uko twari dusanzwe dusohokana, nkicara nkabanza nkamubwira se nkamubaza ikibazo nk'icyo wambaje, uramutse usanze ndi umukobwa wawe wahita ukimubaza waranteye inda wabyifatamo, nkabanza nkumva uburyo bitekerezamo, nakumva bifashe ukundi kuntu ntabwo nabimubwira. Wabanza ukareka ukumva uko bivugaho. Uramutse akubwira ati reka njye nta kintu twavugana, wahita ureka kubimubwira? Natendeka kubimubwira, ariko numvisha bifashe neza nabimubwira, ariko atabifashe neza ntabwo nabimubwira. Icyo gihe ntabwo twazongera no guhura. Ntabwo mwazongera no guhura? Umwana wawe si igihe yaza kubaza ati papa ninde, wamubwira ngo iki? Navuga ko yapfuye. Wamubwira ko papa yapfuye? Ukaba wishe se w'umwana, ukaba wishe na papa wawe? Gusa ko umwana yaba ari murumuna wawe cyangwa ari musaza wawe. Baba arabyaye petit frère cyane. Ntabyo namubwira pe. Ntabyo wamubwira? Papa wawe si ubwo mwazongera kubonana? Ntabwo byakongera. Wahita ubuta umubyeyi wawe ndagukarabye? Kuko dukomeje gukururukana yazamenya isano ryanjye nawe. Yazamenya isano ryawe nawe? Unuvuga ngo akikubwira ati ngewe ntabwo uwo muntu nibyanabaho ntitwanabana, wahita umucikaho? Yego. Ukabaho mu buzima, gusa ubwo ubuzima bwawe bwaba bumeze bute? Uko uri kumva ndi umukobwa nyine ukishakisha, ntabwo nabaho neza, nakihangana nyine nkaruha. Abantu ntabwo bazababwira ko ari papa w'umwana? Ntabwo bishoboka, ntabwo nabibabwira. Mama wawe se? Nawe sinabibabwira. Ntabwo wamubwira ko wabyaranye n'umugabo? Noneho yatagwa muri koma. Ntabwo wamubwira ko gusa wa mugani wundi wabivuga gute? Mama nabyaranye n'umugabo wawe, nabyaranye na papa wanjye. Ikivugitse muri ibyo ni ikihe? Kumubwira ubwo ni uguhitamo. Arakubwira ati mama nabyaranye na papa wanjye cyane nabyaranye n'umugabo wawe. Icyoroshye kuvuga muri ibyo ni ikihe? Nabyaranye na ako mama yanyumva. Mama yanyumva. Kuko yabazi ko ntazi papa, ashaka kumva ko narahuye n'ibishuko wenda, bigatuma ndyamana n'uwo muntu. Icyo gihe rero amenya ko ari umugabo we, ahubwo icyo gihe niwe wakigira ikibazo kuba ataramunsobanurira, ambwiye ko yaba ariho cyangwa anyereke n'icyatuma mumenya. Yego. Okay, mama wawe yakumva wenda biranumvikana, nyine wakoresha ubuhe buryo umubwira? Nabyaranye na papa wanjye, nabyaranye n'umugabo wawe. Niki kivugitsemo? Nabyaranye na papa. Kumubwira nabyaranye n'umugabo wawe yumva ari ibyo bibi? Ni bibi. Yabyumva nabi. Urumva twadusangiye umugabo na mama, akazaho na kese kubyara murumuna wanjye. Gladius. Okay, yitwa Gladius, niyo turimo twiganira kuri Yawe TV. Nawe ujya muri comment zawe ukatubwira uko byumva, twungurana ibitekerezo kugira ngo tubashe guhana amakuru kabisa. Tugire n'ubusobanuro tuba tubona, nawe ufite uko byumva, natwe tuba dufite uko tubyumva, ariko tuba tugamije ko society igira ukuri imenya muri twebwe, cyangwa se namwe mukatubwira uko ibyanyu tukamenya namwe ibyanyu. Gladius arakubwira ati abana byaba ari amahano kabisa. Wazongera gushaka umugabo se, cyangwa wahita ugira toromo ukavuga uti sino nazongera nkakubitana na papa wundi? Gushaka ntibyabura, ariko urumva byakugora. Okay, noneho ushatse undi mugabo wazamubwira ko wabyaranye na papa wawe? Oya. Nise abantu bakundana babana bahishanye iki? Okay, umuntu mubana ni byiza ngo umubwire ibintu byose. Ntabwo wamubwiye ko ufite umwana se? Nabimubwira. Yego. Nabimubwiye ko ntabwo namubwiye ko ari wa papa wanjye. Ntabwo mbwiye ko ari wa papa wawe. Akubaje se? Namwica. Nyine namwica. Navuga ko papa wese yarapfuye. Nta n'agafoto. Nazajya mvuga ati rwose ntukanabimbazo narakomeye. Winyibutsa ku gahinda. Kugira atazongera kubigarura. Wawete winyibutsa ku gahinda.
ntabwo yabyoroshye kabisa. Yitwa Gladius. Ni ugukina filime no kuririmba. No kuririmba. Uraririmba? Yego. Ndagerageza. Abaturimbiyeho gatatu kumva. Tuzabikora ubutaha kuko ubu ntabwo twabiteganyije. Nase kuririmba urabiteganya niba nyine uri umuhanzi wa nyawe? Ntabwo ndaba uwa nyawe. Ntabwo uraba uwa nyawe? Kuba umuhanzi wa nyawe se ni gute? Kuri njye ku giti cyanjye ndi uwa nyawe kuko buriya kenshi ukoze ibintu byishimiye ni uko uba uri proud yabyo. Yego kabisa. Rero ku bantu kuba uri umuhanzi wa nyawe ngira ngo ni uko uba uzwi. Yego. Niko ubyumva? Yego niko mbyumva. Ni uko uba uzwi? Wese ni abantu bakuzi ko uri umuhanzi? Nanjye nari nkuzi. Nabyo waruzi ubimenye hano, nabyo waruzi. Nase ubu nta bandi bantu bakuzi ko uri umuhanzi? Nasohoye indirimbo imwe ndumva nta hantu benshi barabizi. Wasohoye indirimbo imwe? Nase waturimbiye kuri iyo ndirimbo tukumva? Mbabarira. No, ufite ijwi ryiza ushobora kuba uzi no kuririmba neza. Mbabarira reka tuzaririmba. Gato cyane kabisa udusegonda nk'icumi. Abantu bumva ikiva mu muhogo wa Gladius. Urantunguye cyane. Ndagutunguye? Mbese ngusabye yose? Ndabizi ntabwo ari yose. Ariko urantunguye. Yitwa ngo iki se? Yitwa Naranyuzwe. Naranyuzwe ni gospel. Ukora gospel? Waranyuzwe. Ubu uvugamo story imeze gute? Ubu uvugamo story imeze gute? Nyine Uwiteka yarankunze cyane. Uwiteka yaragukunze cyane? Kuko uko ndi n'ibyo mfite byose. Nanumvishe uririmbye disi. Nanumvishe uririmbye. Ariko uko uri? Uko ndi n'ibyo mfite byose niwe wabimpaye. Kuva nyiri mu nda ya mama kugeza ubu ndacyariho. Ko hari abenshi tungana abo nduta batari mu mubiri, abandi bari mu bitaro, ariko njye ndi muzima. Uri muzima? Nicyo kintu mbashima Imana. Hanyuma talent ya filime se hari filime wari wakinamo? Yego irahari. Yitwa? Hariyo nakinnye mu Giswahili. Uzi n'Igiswahili? Oya. Ntacyo nzi pe. Wabikinnye gute se? Barandikaga like ukabifata? Nka boroka. Bivugaho twumve uko wabivugaga. Mana we mbabarira. Bazajya kuri channel ya Mbata. Mbata? Professor Mbata. Niho ica? Mbata. Iyo filime iri mu Giswahili? Kuri Flash TV. Yego. Iyo filime iri mu Giswahili? Bamuvugamo story imeze gute se? Iyo umukozi uba nkunda. Umukozi wo mu rugo? Aba nkunda. Ariko njye ntamukunda. Mu buzima busanzwe se bibayeho wakundana n'umukozi wo mu rugo? Byashoboka cyane. Mwakundana? Akabwira ati ngende umukozi wo mu rugo kabisa. Wabikunda? Niyo yaba akora mu rugo nkamukunda byakunda cyane. Byakunda cyane. Hanyuma ngo uvugamo story y'umukozi wo mu rugo ubugukunda. Iyo niyo yo mu Giswahili? Bayita Kibaraka. Bivuza? Kibaraka bivuga iki? Kibaraka ni izina ry'uwo mukozi. Ry'uwo mukozi. Yego. Iyindi nyinamo ni Ikinyarwanda bayita Ibanga ry'urupfu. Ibanga ry'urupfu? Waje gusanga ari irihe? Iyo filime rero ukuntu iteye mba mfite muka data aba yaranyishe. Nyine kuko umuntu akwica nyine ntupfe, we akaba azi ko yakwishe ariko kaguma ukiriho. Nyuma nkaza kumugarukira. Ariko papa wanjye abazi ko akakumenya se? Ntago aho kumenya twe twahagera. Ariko nawe hazagera azakumenya. Ndamunywesha amazi. Bibayeho mu buzima busanzwe ufite wenda mukaso akakuroga ashaka kukwica ntupfe wazamubabarira? Namubabarira. Wamubabarira? Izo mbaraga ziva se? Ku kwihangana ku mutima no kwirengagiza. Yitwa Gladius niyo twarimo twiga none turimo turagana ku musozo. Gladius sinzi niba hari ikindi kiri ku mutima wabwira abari badukurikiranye baba bari mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi kuri yawe TV, hanyuma tugasoza kabisa tukanagushimira ko wabanye natwe
hari ikindi kiri ku mutima wabwira bari badukurikiye? Okay, icyo nabwira abantu badukurikiye ndabakunda cyane nubwo ntabazi ariko njyewe ndamuramenye ubu. Ndabashishikariza gukomeza gukurikirana Yawe TV, kwibuka gukora subscribe, like and share na comment zirafasha cyane. Ikindi gukomeza gushyigikira urubyiruko. Akenshi ntabwo urubyiruko bino bintu by'amafilime bari babyumvamo cyane cyane ababyeyi baba bumva ko ari ibintu by'uburara, ariko ntabwo ariko biba biri, ntabwo uko umuntu yakitinga ariko aba ari mu buzima busanzwe. Ndashishikariza cyane ababyeyi kumva ko umwana niba agiye gukina sinema yamuha uburenganzira cyangwa kujya mu bintu byo kuririmba, ntabwo ari uburara, ni impano umwana aba afite abashaka kwagura kandi abakoze abishaka bimugirira akamaro cyane. Ibyo nibyo nakongera. Yego. Okay, yitwa Gadios, turagushimiye cyane. Wakoze cyane kuba natwe. Reka dushimire n'abari bakurikiranye ibiganiro byacu bya Yawe TV. Tubibutse ko ibiganiro byacu nakagaruka umunsi ku munsi mukomeza kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho. Nitwa Patrick, ndabashimiye, amahoro y'Imana abandi namwe. Reka dusubire mu biganiro byacu bitaha.